neza pe usanga ibintu nk'ibi kalise n'ibiki noneho mana yanjye we tegeje wera hano vuba biswi nari sizani jehe bose reka nta biswi nakoze kuko ki birijyanye se hano hari umuntu hano ngaduturanye wenda avuga hariya igipangu ninde waba uyitwaye narindi mu gikoni niyo ndi kubikorera akazi kanjye nzi nimba ari umuntu uciye ariko nagize ibintu wowe usigaye urimo subira mu kazi kawe tuzabanza biswi nta kibazo Sasa nibagiwe kira iki hari nyina ku gitaha cyangwa n'ibindi bintu biri aha ngaha nazi hari nyina mu giti tegeje noneho ndakwica wera hano amafaranga nanditse hano ngaha ndetse ko ngiye mu nzu agiye bose reka utangiye no kumbeshyira n'amafaranga komana yadimeze nzakubita umuntu wishyirana amafaranga ugatwara bose ntabwo nayatwaye rwose ese uratwaye amafaranga ugatwaye bareka bibanzaniye amafaranga bose uranga buriya nta mafaranga natwaye gusa ntabwo uvugisha ukuri nta mafaranga watwaye nta mafaranga yatwaye ngo nayamba gikora ndi kwikora akazi kanjye mu gikoni ubu se kibunga ariko none ngo natana amaguru nako ndagije nakuzanye mwizeye nzi ko udafite ubwo bucukura bw'izo ngeso z'amafaranga wenda ngo uzikureho ngo ugende uzajya amabesi bumwe byaba n'iby'abana bo nyine ni amafaranga watwaye mbyiza ukuri subira mu kazi kawe ubu ninde fashe wigira umwana mwiza ubu ninde fashe ninde fashe hari undi fashe sura amafaranga agicucu ndagusubiza iwanyu n'amaguru amafaranga ubwo ninde wayatwaye bose urenganya rwose ni amafaranga wenda n'ubu uracyakara se umwana wicaye n'umwuma ahita yatwaye koko ki nta sura ufite buriya ukajya kuzana amafaranga yanjye hano nimasize biswi yo guha umwana urayitwaye urayikoreye yo nta kibazo ariko amafaranga ndakwica pe ndakwica bakumva ndakwica kandi nta bose nta mafaranga nzana icyuma sim toka mbele shughuli